Abakunzi ba Rubavu Buy and Sell turabashimiye, turabasuhuje, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Rubavu Buy and Sell channel ya YouTube ibagezaho amazu agurishwa n'akodeshwa n'ibibanza cyane cyane mu karere ka Rubavu. Uyu munsi rero Rubavu Buy and Sell tubazaniye pariseri nziza igurishwa, pariseri ikorotiye, ifite korotire nziza y'amatafari ahiye, pariseri ifite autorisation de bâtir, ifite icyangombwa cyo kubaka cy'inzu isanzwe itari etage, inzu yo guturamo. Urumva ko ari pariseri nziza, urabona ko korotire yose ihari na porutaye n'amazi, noneho ikirenze icyo ifite na autorisation. Ushaka guhita wubaka rwose nakubanza kujya kubisaba nyiri pariseri yarabirangije, icyangombwa cyo kubaka kirahari. Ni inzu isanzwe ntabwo ari etage. Ni ukuvuga ngo rero iyi pariseri iragurishwa, iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi mu mujyi rwagati hafi ya ADPR Gisenyi, abahazi haraguru gato aho bita ku Basukuti. Iyi pariseri niho iherereye, ifite metero 20 kuri 25, ni nini cyane kandi iri ahantu heza hatuje. Ushaka kubaka inzu rwose yo kwituriramo cyangwa se yo gukodesha, ni ahantu heza. Urabona ko ibyangombwa iby'ibanze bimwe birahari. Ifite igipangu cyiza cy'amatafari ahiye gikomeye, ifite porutaye cyangwa se gate, ifite n'amazi arimo muri pariseri. Ubwo urumva ko ari pariseri nziza rwose iri ahantu heza. Iyi pariseri rero iragurishwa miliyoni 20. Miliyoni 20 urumva ko ari make ugereranije n'ukuntu izindi ziri kugurishwa cyane. Ibiciro biri Rubavu ntabwo ihenze cyane rwose. Ino pariseri ufite miliyoni 20 wayegukana, tukaguha ibyangombwa, tukakora mutation, ibyangombwa bikajya ku mazina yawe. Bakuzana ayo mafaranga gusa, miliyoni 20 z'amanyarwanda cyangwa se 20,000 by'idolari, nabyo twabifata ubizanye. Ngayo rero, kandi tubibutsa abakunzi ba Rubavu Buy and Sell ko dufite page ya Facebook. Page ya Facebook wandikamo Buy and Sell Rubavu, Buy and Sell Rubavu kuri Facebook. Tunyuzaho amazu menshi cyane, amafoto, amavideo. Hari amazu amwe n'amwe tujya dushyiraho tudashyira aha ngaha rwose. Naho ushaka kujya ukurikira ibijyanye n'igura n'igurisha ry'amazu n'ibibanza mu karere ka Rubavu, wadushakaho kuri page ya Facebook naho rwose ukadukurikira. na hano kuri YouTube tubibutsa kandi gukanda subscribe kugira ngo amazu n'ibibanza bikodeshwa n'ibigurishwa mu karere ka Rubavu ntibizajya bigucika, ujye umenyera amakuru ku gihe. Tukwibutsa nawe ushaka inzu cyangwa ikibanza i Rubavu ariko wenda ukaba utarakibona aha, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara cyangwa ukaza kutureba. Biba bihari byinshi, ntabwo byose tubishyira hano. Hari ibyo tuba dufite, iyo ushaka tukwereka amafoto inbox. Rwose ni karibu, icyo ushaka cyose kijyanye n'igura n'igurisha, by'umwihariko ubutaka mu karere ka Rubavu rwose turabikora. Ushaka ubutaka bunini cyane mu nkengero z'umujyi naho burahari. Ushobora kuba ushaka ikibanza kinini mu mujyi wa Rubavu kirahari. Ushobora kuba ushaka inzu ya makeya cyangwa ya menshi, nazo zirahari nziza. Ushobora kuba ushaka ibyenda kwegera ku mazi, hafi y'amazi atari kure cyane, naho birahari. Aho bita za Brasserie Nyamyumba rwose turagufasha. Ahandi rero ni kuri Rubavu Buy and Sell. Uraduhamagara kuri nimero zacu cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaza kutureba aho dukorera i Rubavu. Urumva ko akazi tugakora kandi neza, tukurangira ikibanza tukabikurikirana paka umaze no gukorerwa mutation. Ni ibintu byiza cyane. Mukande subscribe hano kuri YouTube, mudukurikire kuri Facebook page yacu ya Rubavu Buy and Sell Rubavu. Rwose ni karibu cyane,
Iki kibanza ntikigucike niba wowe ushaka kugira ikibanza i Rubavu rwose ku giciro cyiza, nta handi wagisanga, aba ari umwihariko, aba ari imboneka rimwe, ni miliyoni 20 gusa. Dore ko amazi arahari, ushaka kubaka rwose urumva ko ni ibi by'ibanze gusa. Kandi tubibutse ko n'icyangombwa cyo kubaka gihari, autorisation cyangwa se construction permit nayo irahari. Ni karibu rero, muduhamagare mukande subscribe kuri iyi channel ya Rubavu Buy and Sell, mubane natwe, turabashimiye aho muherereye hose mu mpande zose z'isi, mugire ibihe byiza, murakoze cyane.